Yego. urakomeje se ibyo mbwiye bihagazeho Ndabihagazeho. ndacyari umukobwa iyo bavuze umukobwa ni umukobwa ukiri isugi utarahura n'umuhungu okay agiye gato no mwiseka turanga turataramye weekend twamaze kuyigeramo turimo kuganira kandi mugomba kuba open turasirimutse urukunyumva twagiye rero tumubaze gatoya uti uracyari umukobwa sibyo iki kibazo kiraza gutera amatsiko kuko muri aba bazungu aba especially abantu bagiye hanze usanga umuntu ku myaka 15 amaguru baramaze kuyamanika ni gute how did you manage this thing wambwiye kurengeje imyaka 20 sibyo ni gute wisanze aha hantu ku myaka 25 cyangwa 24 sinzi imyaka ufite ni hafi aho ngaho ni gute wisanze aha hantu ni gute wifashe kubishamwinyo ku bihungu dufite bakanuye amaso bafite inyota aba bahungu waba banaginze gute okay like nyine urabona hano muri societe nyarwanda ukuntu ibintu biba bimeze like ni ibintu nyine umuntu n'ubundi ni yabikora atabikora ari proud ako kantu ko kubaho nyine umeze nk'umuntu uri mu bwoba buriya umuntu ufite ubwoba ubwoba burinda ibintu byinshi cyane hari nyine hari limit bishyiraho kuba umuntu aba afite ubwoba utinya ibintu runaka utinya n'ingaruka ni ryari wageze ku buryo habuze gato byari bimeze gute when we are here we tell this story biraza gufasha tuganira kandi biradufasha nk'urubyiruko kuganira ni ryari wari ugiye kunyerera ngo wisange pa byagenze gute byari bimeze bite akenshi ibyo iyo atari ubundi habaho abantu batandukanye hari umuntu ushobora gukora ibintu runaka kubera undi muntu bari kumwe cyangwa kubera impamvu runaka ariko akenshi ngiye nizera ko nyine ibintu wisanzemo kubera ko nyine uri gutekereza kuri mu rukundo ukisanga byari bigiye no kukurimbura nyine hakabura gatoya muri ibyo byose muri iyo experience kuko gutanga test muri ibintu wahushije cyangwa ndashaka umunsi umwe n'uyu munsi uvuga ati haranarinyereye byari birangiye ako niko nshaka ubundi kumva wongeye ku wundi wiseka biba bikenewe tuba tugomba kuganira uyu munsi uri ku munsi wanyu kandi urega n'umuntu araza hari n'undi aya masaha Cedric yaragiye kugigira ubwo araza kumucika twagiye okay ntabwo nibuka neza ariko kera nyiri muri 18 19 20 gutyo I used to date a guy uwo mutipe yari mu diaspora aza mu Rwanda one day hanyuma turahura urabona nyine abantu bavuye hanze ntabwo yari afite famiye mu Rwanda akenshi nyine baraza bagastinga mu mahoteli icyo gihe nari mfite 20 kuko nari nararangiye high school urumva nyine njya kumureba ntabwo nagiye kumufata kuri airport kuko yagize mu Rwanda bwije kandi nari nkiba mu rugo nta kuntu nari kuva mu rugo saa 5 z'ijoro ngiye mu basore hanyuma the guy njya kumusuhuza kumuskurikiyeho kuri hoteli ari kumuhamagara mu coupe mu boroki iryo shano iyo kabutindi ninde somebody namukuyeho sorry hanyuma the guy nagiye kumurira kumuskurikiyeho
turahura turabanza duhurira kwa kundi umuntu aba ari muri hoteli mugahurira wenda muri restaurant cyangwa hasi kuri lobby nyine ntujye mu cyumba cyiwe. Kuri hoteli ego and the guy turavugana turasangira ntago nawe mfite umwanya munini wo gutinda. And he told me like I brought you something tugende nyine njye gutekinga things nakuzaniye. Yaraye kuriye imbeba yariguye mu mutego bari bagutapfunye. Hanyuma the guy nyine urumva byamakingaga sense nta kuntu nyine yagombaga kubizana hasi nyine twagombaga kujya kubifata njye nawe kuko twari turi mu rukundo niko natekerezaga. Mwari muri mu rukundo yego. Nk'umuntu wa understanding nyine umuntu uzi gukora communication wakabaye bizi ko nyine ntabwo uri staying there ngo agende ajye kukuzana ibintu. Nagombaga kujya kureba n'ahantu ari first of all nkareba nimba hameze neza nyine twagombaga kujyana mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu cyumba cye. Haleluya. No. Imparage barayifashe. No, hanyuma tugezeyo tugeze mu cyumba nsanga like I think ko yari yararanye n'umukobwa. Hari ukuntu umukobwa kandi uri girlfriend we. And so Jesus. Abasore nyine urabizi baba bafite girlfriend nk'igihumbi na 300. Ariko nari umwana ku manipulating byari byoroshye nyine. Ndakumva. Hanyuma nyine mageze nsanga hariho mu cyumba nyine like hari ukuntu umuntu ushaka nko kwinjira ahantu kabanza ukareba ibintu nyine bihari kanzu ukareba nyine utuntu twose duhari. Mbona flowers baje kumushyira nyine bagiye kumufata. Asohotse gato yansigara ndi gusoma notes yari iri muri zo flowers mpita ndarakara turashwana mpita ndasohoka nyine birangira gutyo. No, wait a second. Winjiye muri chambre wihangana gato kanze. Okay. Kuki uri muri toilette? Ndi kunyara, the fuck? Okay. Kuki mukomeza mureba gutyo nk'abategereje inkuru y'ukuntu byangendeye nabi? Tegereje nyine nuko nari ngiye kunyara ihangana. Byamusekeje yatembaga. Inde. Kanyana ihangane ngiye kuzi wawe ibite byawe ariko wowe Kanyana atasi muri next. Kuko tuba tugomba nanjye ndababwira ukuntu byangendekesha ku ishuri nkajya mu myumbati hanyuma imbwa ikadukanga. Kwe muravuga murabizi wowe ibisi nibetabayeho. Imbwa yaradukanze ndirukanka aragiye kujyamo ibitaka ndaje. Twagiye nuko gutegereje reka dukomeze. Nukuvuga ngo mu yandi magambo niba nkumvishe neza wait a second niba nkumvishe neza wakijijwe n'undi mwana bari baririye muri icyo cyumba. Note yari yanditseho ngo iki? Ahari handitseho it's like bari bamaze I think ko yari nk'umukobwa mukuru bari bamaze nyine bakundana urumva ngiye narakana ari mutoya abona ndagakobwa kakagoryi nyine azaza gashuka nyine mu buryo bworoshye. Sinibuka neza kuko hashize igihe kinini. Ariko iyo note nyine yari iri muri zo flowers yazishyize muri garderobe hanyuma ntiyakinga neza. Noneho twinjira mu cyumba ninjiye mbere arasohoka ari kuvugana n'umuwaiter hanze. Ndinjira nyine hari ukuntu ugomba kubanza kureba ahantu uri nimba uri safe nyine ureba utuntu twose. Hanyuma nyine mbanda zibonye kandi yari yambwiye ko nyine yahageze bwije
hoteli ikamwoherereza imodoka nyine nta muntu ugeze aza kumufata koze nta muntu n'umwe azi nyine mu Rwanda. I was like what the fuck. Nyine urumva nasigaye asanze mfite za flowers na kanotse ndi gusoma nyine kuno like bari planninga. I think wari yari yanaje kureba. Baba we wari umaze igihe kingana iki no ubana nawe Winnie mufungure kamera zanyu Kanya nafungura kamera wari umaze igihe kingana iki ukundana nawe rero? Ntabwo cyari kinini like nka 6 months or something. 6 months. Yari yakuzaniye iyihe mpano? Ntabwo mbizi kuko nahise ngendana n'ikintu na kimwe nigeze nkora aho ngaho njye ukuntu umeze mu buzima busanzwe. Nyine simbi ntabwo nimba ari byiza cyangwa bibi ntabwo mbizi. Iki nyine kuba umuntu tutameranye neza emotionally n'ubundi buryo bwari bwo bwose nta kintu na kimwe wama ngo nkemere. Godfather kandi avuga kabazo gato gusa kamwe gusa ariko ntumaze byinshi yataza kuba comfortable. avuze yuko bakundanye 6 months true. Yeah. Hanyuma ukavuga yuko yari mu diaspora yaje mu Rwanda ta famille afise sivyo? Mwakundanye gute none? Raconte yanyu. Bose gukundana bihuriye na famille. Niba mugikoreza ikibazo bahuye gute? Okay, sorry, bahuye gute? Biramo ikibazo cyawe neza kuko ntaje ntabwo cyumvisha ari ngewe. Bahuye gute? Okay, it's okay. Biroroshye ikibazo mbaje ntabwo kigoye. Nge ukuntu twamenyanye. Godfather wiriwe neza ngiye umunwa urukunjyana ntabwo. YouTube none se wowe ntabwo uri kumva ko ari umuntu ubaza ikibazo wakwihanganye ngabo. Wiriwe mfura ya mama. Ihangane gato ya muntu wanjye. Twagiye subiza. Nyine narindi kumusobanurira ukuntu urumva nafa I don't know nimba nyine byari ukuri cyangwa atari byo ariko uko twaganiraga nyine yambwira ko famille ziwe zose baba hanze. Rero urumva nyine ambwira ko yanavuye mu Rwanda ari mutoya. Yari yaje mu Rwanda. He was like he come to meet me. Ariko ntago byari byo nkomeze. Yakubeshye ko ari waje kureba. Yeah. None niba yaraje kureba agiye kumakira ku kibuga cy'indege. Ntabwo sinagusobanuriye nabaga mu rugo mbana n'ababyeyi kandi ari nyiri mutoya kandi ngo yageze kuri airport 5 z'ijoro. Mwahuriye hehe? Mumenya icyo kibazo cyane mwahuriye. Icyo kibazo nashaka kumusubiza. Reba ko akunda ushaka kumenyana n'umuntu umumenyeye ko nshuti. Nari mfite umushuti wanjye twiganye. I mean biganye. We nawe yabaga hanze akageza mu Rwanda. Ni umushuti na sister wiwe. Turamenyana hanyuma I don't know kuntu yambonye muri telefone y'uwo mutipe yampostinze na sister we turi muri birthday ya sister wiwe aravuga ngo uyu mwana ndamushaka. Ntabwo mbizi nyine guys murabizi kuntu bino bintu by'aba diaspora bikora nyine agukura ku wundi muntu gutyo. Yeah, ni gutyo twamenyanye. Actually ibyo byari first meeting ni bwa mbere tugiye guhura. Nubwo mwe mugiye guhura. Yakushaka nk'imyaka ingaho urebye igereranije. Ntago yarakuze cyane. Yari nko mu 29-30 gutyo. Mwari mu kigero kimwe ngo ari gutapfuna. Uwo ngubu uramucitse. Uwo utasimbutse ndakugarukaho mu kanya. Nizeye ko yagushubije se. Okay, ngabo hari ikibazo ufite mbere yuko muri tuzana hundi. Oya ngenda ndashaka gusuza grand frère nta kibazo mfite mwana. Okay, got you man. Bamwita umwe umumararungu Kanyana. My love, come over here. Hallelujah. Subiza hiyo foto. Subizaho hanyuma ugaruke. Uri muri hot seat chérie. Fungura kamera yawe. Twagiye nta kibazo niba udashaka gushyira isura yawe nibwo uribaze kuba comfortable yo kuvuga it's okay. Twagiye ikibazo kiragira kuri cya Kanya. Muforongi konti ya Kanya. Muforongi account ya Kanyana ndabasabye. So Kanya. Bwambere umutego wagufasha.
Mbabarira unyumvira abagabo dufite muri iki. Niyo mpamvu abakobwa babacika bakajya muri Nigeria gushaka abagabo. Undebere vraiment. Nyuma yo kubona uyu mwana uteye gutya wakabaye umenaho amafaranga urahuri kurira ngo guha amafaranga. Mbabarira mundebere abagabo dufite. Hanyuma mbega nkaberwa impamvu abakobwa baducika bakigira Nigeria nta bagabo dufite. Twagiye kanya sweetie ndazigutaho ntugire ikibazo. Twagiye tell me ntiryari umutego wagufasha ugasanga wamaze gupa bwa mbere ntiryari umutego wagufashe pa tipa akagufatisha byari bimeze gute? Give me the story. Community yacu dukeneye kuba open mu kuganira kuko when we talk about this sinzi impamvu tutaganira kuri ibi bintu. We have to be open kuganira. Kumfata gute se? Ni ryari urukundo rwagufashe pa umutipe neza umutipe akagufata ugasanga ubuzima bwawe umubiri wawe kuwukoresha mu nyungu ze bwite. Oya nawe njye abantu bose twahuye nabo twarakundanaga ntabyo umutego nabyo. I don't know. Just nimba nari understanding the questions. Ngwino muri kamera. Nanjye ukiriho kamera tuvugane turebana. Bubu ikibazo kiragira gutya giti. Abantu kunari guseka. Baseke. No, buriya hari ukuntu no, buretse gato. Iyo tuvuga ku making love. Wait a second. When we say to make love, ntabwo tuba duvuze gufata akantu kagashyira mu kandi. Ntabwo icyo bivuze. It's to have a good moment together. Agafata utunwa, sibyo? Ugafata utunwa. It's like abantu bazi ko gukora love cyangwa kumakinga love mu kinya ari ukugenda ugafata igitsina ukakinjiza mu kindi. No. Ntabwo uko bimeze. Biri disgusting mu kinyarwanda kandi bivuze mu cyongereza hano bahita bamanura. That's the problem ya TikTok. Kandi bivuga mu cyongereza byo kwabiri romantic ukuntu. So, ryari umuhungu yagutetse ugashya. Give us the love story. Izi ni story tugomba kuganiraho. Let's go. Okay, before I came to you, reka ngufashe. Reka ntangire. Godfa nusoza amahano mugire ngiye nkubwira abajama baba diaspora bimbwa umva nusoza kwaza umwana w'umukobwa singukiye mu ijambo umbwire nkubwire ikibazo cyanjye mfite to abakobwa guhemukiye ndaza turabageraho urumva nakunze umwana urumva nifatire iyi story muyitega amatwi muyumve urumva babwire mukore Sonia ngo namubagabije mu mukoraho mushaka mutapinge mu mukoraho mushaka Prince ni igihungu uyu nguyu n'icyo ese mutama wagiye garuka mutama shaka umuntu manura umanuke ugaruke shaka umuntu manura utari kuvuga hanyuma ugaruke mbibutse ko uyu ninde bamwita Joe Black One himself in the building. Tugiye kugenda gato nikamatera story rero nakunze umukobwa urumva yari ku story ni ya gihungu nyine mwumve ko story ngiye kubatera ni yabaho ariko reka nze kuyibabwira nyuma irasekeje kandi irababaje kuko iyi story bandiremo miliyoni n'ibihumbi 500. Ibi mubona mba nivugisha gutyo urukundo ruraryana umuntu aragenda akakumanipira mu rukundo akagukoresha icyo ashaka ndayibabwira nyuma pichu kamata so twagiye kanya turi muri experience story. No iyanjye ni ndende kandi nivuze rero abantu batembagara kuri izindi zitaza kuba interest. Reka nze kuba wanyuma twagiye bwa mbere umutipe yagiye ugasanga nta control wifiteho urukundo rwagutwaye. Let's go. Hanyuma kanya nani Winnie be ready ndaje mu kanya uyu nguyu nawe ahora sometimes yagiye ntajya aboneka mutamagaruka basi reka mvuge nari kuri kamera.
ni kanya umuntu wagutayemo ugafatwa ari hano. Oya ntabwo hari. No ureka kazabe comfortable. Umuntu wa mbere je ntabwo ari umudiaspora. Ni umuntu twari inshuti kuri noza kuri Facebook ako we yarankundaga. Urumva yarankundaga nabizi nzi ko ari ibintu bisanzwe by'ubushuti tuvugana rimwe na rimwe. Njye ntabwo nakundaga gukoresha Facebook cyane. Then one day njya i Bugande nari ndwaye. Anyway nari mfite na nomero ziwe. Yari afite nomero zanjye. Nanjye mfite izo ariko icyo gihe nanjye nari umwana narigaga. Pichu wa pichu. Yari ubwana nigaga secondaire. Sinya 5. Ndashaka mu following account ya Pichu. Abantu bose muri angahe ijana mwese mukandire kuri Pichu rimwe. Tuzamura uyu mwana yekomeza sheri. Yashije nigaga secondaire. Telefone ya smartphone mu rugo nyine. Ntabwo nabyibutse kandi kuza kuri wowe wenda mwavugana mwaganira ibintu nk'ibyo. Nanjye ntabwo nabyibuka. Ntabwo nabigeze mbyibuka kumubwira kuko namufata nk'abantu bose niba kuri Facebook wenda muvugana muganira. Muri iki gihe nabaga i Rwamagana. Then umunsi umwe yaragiye kujya ku Kibungo arambwira se ko njya kuza like nyine nari maze kujya mu posting video already nari navuye i Bugande ndi mu Rwanda. Ubwo nese ni posting. Rero ashize like 2 days nubwo yahise ambwira ngo se ko ngiye guca muri izo nce z'iwanyu ngo waza kukureba nagusuhuza. Arambwira it's okay. Hanyuma rero araza aranamamagara kwanza phone yanjye nubwo yari smartphone ariko za telefone nyine za make nyine ziba na network ukabona irikoraho ibintu nk'ibyo. Then arambura agenda we muri we urabizi ko turi kukubona. Okay, good. So, okay. Undi waje kuri kamera gutwaye. Oya ntabwo mbishaka rwose. Okay twagiye. Araza ariko yari yarankunze niba byari n'ibisanzwe simbi niba wenda yankunze ari uko mbonye ariko nabonaga ukuntu like umuntu yameze byasaga nkaho nyine wenda karimo wenda de I was innocent ntabwo nari mbizi ibyo byo gukunda. Hanyuma turahura sinzi ukuntu ashize kuko nari ndimo kwisicisha. Hanyuma nibuka ko hari umuntu wambwiye ko nka saa 11 ari bumamagare ukabona. Telefone sanga message ngo shango naje ngo ngeze Bwamagana mfite Kibungo ngo ndakubura. Ndabwamagara telefone ntabwo yariho. Kuko nari mfite amatsiko yo kureba uwo muntu. Kuko niko kunvuga n'umuntu kuko namubwiye ko narwaye nkabona biramubabaje ukabona like arigaye ukuntu nese njya amatsiko n'umuntu amaso abehavinga kubera ndwaye what's going on. Hanyuma rero nibwo nahise mpamagara ako kanya mbonye message yarambwira ndambwira se basi warenze Rwamagana ati wapi ngo nabingeze abantu bazi Bwamagana hano Centralize kigo cya Centralize nimba kari twariganye Kanyana ntago muzi sibyo
sawa sawa ntabwo mwibuka rwose kuko ntabwo kuri nzi fonse ryari ya demikombye reka mani byose biguraga niko kumwe ntabwo mwibuka mani niba warabyibushye nkaba nakwibuka ni ukuri ko imana ntabwo mwirengagije ntabwo yo karame ntabwo twiganye sava sava amakuru ya imfura ya mama uzi ko umwishwangi urujeni ari inshuti yawe Sylvisha oh she's my best friend aratumarira godfather ntabwo ndi bamanurira baboroka mureke umwana arangize n'umwana wa mushiki wanjye Marito n'umwana wa mushiki wanjye imfura ya mama Shabu naramubonye ku kiganiro cya biranezeza warakoze ndaza kuguha umwanya ngabo umwanya kwanza ngabo kamugire moderator cya mutamba ni cyiza sha aramazi n'igikotanye urakoze ngo mitinga mike yawe twakomeje sheri kanya ya rero ndamubaza se basi wagiye deja arambwa wapi ngo nayigeze hano sintere nabwo garuka rero tubona ntabwo wagenda tutabona araza wowe mwamagariye ngo ntagende oya nyine kuko nasanze yambuze yanditse message ambwira ngo nagiye nakuze telefone ya ntabwo yari iriho none muhamagara ambwira ngo ndamubaza se ubungu warenze rwamagana ati wapi ngo ngeze centre ndamugaye garuka rero nanjye ndi hano hafi ahantu runaka nari buvuge arahita agaruka rero mubonye no nyine mubonye ticara turagana ariko mbona ya ni umusore mwiza ni bogari ntari bigiwe ya numva nanjye bwabo crash kuko ntabwo numvaga rwose nuko akundwa n'umuntu utazi kumva na kuko niwe wari washakaga kundeba aje ntabwo nabishakaga like nuko akundwa ubona umuntu nyine ashaka kubona ashaka kuvugisha ukamuha nk'umwanya kwa rero njye mubonye ndavuga nese nyine mu crashinga like turaganira tujya ahantu okay na ahantu twari ni nk'akabari nka restaurant byose at the same time turarya turanywa turagana de naragenda bwa kabiri aragaruka ahita agaruka umunsi ukurikiyeho tujya ahantu kuko yakundaga kujya muri sauna kwa arambwira yakundaga sauna arambwira yakundaga kujya hari ahantu hitwa silent akantu ka sauna reka negere kamera jado ndakwiyamye urumva yakundaga ngo kuhaza mu gihe yaje nko mu ntara akahaca akajya agasanga ngo ajya sauna nziza isikuna ngo kandi n'ubwa mbere ngiye muri sauna nari nyiri umwana kwa so turagenda nyine ashaka ko tugenda muri doshe imwe ntabwo wapi kubona umwana yakanagiraga isoni n'ubu ngubu bahita bongera isoni urabona ngo yohereyeho hafi ariko just it's like yendaga kungerageza kuko ibintu byose yakoraga ubonaga ashaka kungerageza ntabwo rero ngiye wapi then nyuma aza kubona ameze nk'umwana like arankunda at the same time ashaka ko dukundana mu buryo bwo kunyubaha like nka karumuna ke gato nka gashiki ke gato kuko ibintu byose yashaka like uretse gato ko tugera nko muri dushe koga ntabwo uretse gato sheri tugende gato kutwirukansa ukutwarira mu 120 kandi uyu munsi ni long weekend uretse gato wa mbere sinzakora twumvikane dufite long weekend ko batabizi sibyo ikindi cya kabiri uyu ni umunsi w'umwana w'umukobwa by the way tomorrow tugende gake tubwire mwaragiye mujyana muri sauna sauna yari ifite steam haleluya nta sauna iba idafite steam my friend ntabwo bari sauna mujyanye muri sauna komeza muri sauna byagenze bite muri sauna harimo abantu twaricaye baricara ko nanjye nicara kwanjye tugiye koga ngiye koga kuko narasohotse igihe numva kuko ntabwo nubwa nanjye muri saa numva umwuka ugiye kuwushyirana
gasohoka numva wese numva iyo uvuye muri sano bumva nawe n'umwenda watose ushaka at least akantu ntajya muri dushe njye uko mbona arankurisha ndambwa none je naringize ngo ninde umuntu wibeshe ashaka kunyinjirana sanga niwe bareka twogana nabwo ya ntago byakunda kere ndahakana noneho arabyihorera ibyasabona nyine bivaho turoga ninaroga tujya muri steam ibintu nk'ibyo byose byasana birangiye tujya kurya hanyuma ashaka kunsoma ariko nari nabishakaga ariko nkumva n'umuntu nimusoma arahita mfata nk'abakobwa ajya numva urumva ntabwo numva arifite akantu k'agacrash ariko ntukakundi wihagararaho kwa nta mpamvu no huye umuntu like n'umwe ubwaka bitwaye duhuye ansome mwembere wapi washaka kunsoma ariko nkumva ndabishaka nkavuga wapi kanihagarara ndabasha umuntu ari gusoma nihagarara Umeza kwihagararaho nyine. Mufungure kamera zanyu, mufungure nani ngabo mufungure kamera. Ha Winnie mufungure kamera. Boro iryo hane izo kamera zifunguye vraiment nimbo tuganira bien. Please open your camera. Winnie fungura kamera, ngabo fungura kamera. Ya ashaka kumusoma yenda byanga ariko ntago ari uko je ntago nabishaka ko nanjye ubwambe nyimubona nahise numva mukunzi ko yari umuntu like yari umutwe mwiza pe nawe ushaka ubogari ndibona ari umuhungu wi gentle like ari smart yasaga neza ariko ni kwa kuri umuntu yihagararaho nabyumva nyine abakobwa ay Maria yashetse kuzima ndabyanga turataha tuzugwamagana ngeze hafi mu rugo ariko mwumve twagumana bagashaka kugenda ariko nkomeza kwihagararaho nyine gutyo nyuma ariko nawe ntabwo yavaga icyo gihe tukimenya ntabwo yahoraga irwamagana mu cyumweru yazaga irwamagana nka gatatu mu cyumweru yazaga n'inshuro nk'eshatu the first kiss urujeni wamubonye se we ngabo ntukampanye bityo nonsense Mike twagiye komeza na umunsi wa gatatu then yaragarutse tujya ahantu turasangira rero ndamubwira kuko icyo gihe ntabwo nanze imodoka ndamubwira twari turi ahantu nyine ku buryo ashaka kumpa imodoka like natwara mu buryo bwo kwigisha nyine murabyumva abantu nanga saritse ngatwara ahantu ndi kari ahantu kanyabwo nta kantu wagiye usimbukamo ko kantu kaba gakenewe agaci no nambwe saritse ngatwara ntabwo mbizi ariko wanyigisha ngo okay agiye afungura umuryango agiye kumfungura umuryango akoza dori agiye kumfungura umuryango turarebana amaso ku yandi yihangana ndicara nkumva wapi nawe wapi naho ngaho twasomaniye kandi story niyo ngiyo nta bindi nimumbaza kuba yihangana mwaka rugiye kunshirana ntabwo turi ku mutima akabazo k'amatsiko umaze kumusoma ukumva bigarukiye aho wumvise warira kurira gute wumva hari ukuntu ushobora kugira gusoma nk'umuntu wenda ntabwo wabinkora Winnie ntiwabinkora Winnie aragiye shaka niba ashaka kugira ngo akurikireho nagiye kumenya kanane kwa natorotse nkaza storiza yarangiye ntabwo yarangiye story uyu munsi Kanyana uratubindikiranyije urumva ya story ya Kanyana ntituze kuyigira niba ariko ashatse niba ariko ashaka Jado ushaka iki umva Godfather kiri umwana nshizanga urebe imfura sha ujya wegera ngo ngira bishwe na Jado no mukwe wanjye metre Jado nawe no mukwe wanjye ntukavanye wakigabo we ntabwo nkunda umuntu ngabo ntabwo nshaka kuzakuburoka broka nje mene wanyu ntabwo broka ngo bikunde petit araja ku broke we yo ngo petit yo this
ngabo waruvuze ngo iki nako jado aravuga se nabumenye namaze kumanura standard tuyubahe ariko buriya hari ukuntu urukundo rwo muri kiriya nashatse kare kuba twa nyine mwana nkagira isoni nkumva nshaka kwihagararaho ku byaranze kwihagararaho kwihagararaho kwihagarika se genda Jado mu kanya ndaje nkugereho uretse gato twagiye murakoze kumura rwose ugezeho umutaka kanya nayo numva ari inkuru z'abantu ni wowe Godfa uretse mbaze yambwiye ngo aranzi munzi he oya nayo numva kuvuga ibintu bya Saint Aloys nkagira ngo niho wize mama uruwi rw'amagano anyanyibukije inkumi yitwa Soso yanze kunsoma igasigara yicuza impamvu yabyanze ndaya hano Jengo buta twagiye Bwambere bakuvana ku mpanuro wahawe n'umubyeyi njyewe shamana story yanjye irabishe I have like the worst experience none se tufatiraho worst bitwaye iki ngo fungura kamera kanyana dore ko wavuyeho twagiye hanyuma to kwata ku nyashi ni wowe uza gukurikira jewe hari igitipe noneho shange nari nk'umwana byatari nkiri umwana ariko byatari pe nkiri muri primaire umutipe yatetaga umukobwa witwaga Nadia Nadia agakobwa keza byatari ku ishuri muri primaire ariko abakobwa bari bukuru ari keza umva nawe ufite akagezo vuba ati umwana mwiza nk'uyu batereta abandi ndi samana gutya cyara byari byiza umuntu atarasaza akageraza n'ibitama bingana nk'uko noneho ntangira kujya muvugisha se ko nvajya ngo ntabwo muri kunyumva twamyutinze kugira ngo hataza ibintu bishikira dushaka kugira ngo tungiye bacyagwe ngo umuntu yumvijwe riyunguruye turi kukumva gatanu ku kandi uwo muhungu rero sindi bumuvuga atazanikina uwo muhungu rero ndavuga ati rero umuntu uteta Nadia ntajya kumuvugisha gutya biraho ubundi ngewe banyitaga papu ikintu cyitwaga papu ni ikintu nzwiho cyane ariko rero hagira umyitungura basajya aseka numve ko turi kumwe Godfa umyitungure abandi mu bintu ngira kagire inkuru ahiye koko ikintu cya gapapu ni ikintu nzwiho ku buryo bigeze no kwindogera ndavuga ati sha ntadi nubwo uri mwiza ndamutwara ikiba kibi ariko muri primaire man wumvaga nyine ukunda umuntu ariko akundi ushaka kumubona kwirukanka utuntu iyo tw'ubugoryi nk'utwo kombi abatipe ni bakuru ntabwo mbizi rega yatangira kuvugana gahoro nayo ifite amafaranga akajya nankura nkajya nyamuha akajya aza mu rugo aza kwivomeshwa twari tunaturanye ndamureka nkajya muha amazi y'ubuntu urumva one day shitani iramufata njye niswe nyine no kuganira ibintu by'abana nawe urabizi aransoma ku ngufu kuko iki kuri kw'Imana ku idirishya ryo ku cyumba cyo mu rugo ntabwo nzabyibagira yaransomye noneho urumva niba uri umuntu agusoma nk'ahantu byari kumvika mani ku munwa kinamukoreye nahise sisemi yarangiye nibwo bwa mbere bari bansomye ni ukuri Imana yaragiye ndaruka mwihangana bari ku meza njye navuga ko ari worst experience nyine iyo muri primaire rero iyo ngibyo ukumva harimo feelings turashaka story y'urukundo bwa mbere ntabwo mbije story kuniteye umaze kuba urukundo yutubere nyine bwa mbere winjiye wakoze ibintu ukarara udasinzi utekereza kuri iryo shyano ry'umuhungu akoze ibintu oya ntabwo gukora ibintu ngo kiboya
pana wakoze ibintu bwa mbere nyine ukacinga love ukinjira mu rukundo ukisanga nta control. yewe reka dukuraho kamera mugari wa Kanyana. Oya ndamanutse byo gukuraho kamera rwose bayi none ukuza kudukubitira mu gafuko dutwara muri primaire ibyo muri primaire ahubwo mukanya navanaho na comment kugira ngo zitaza kubagira umwana batwiga gikabwisha ubuno wakora comment komeza ureho gambe oyo zikuraho ikise barike na mbere umutipe akunze umwana wo mu bake ako badufasha najyaga nishyira hejuru iraryoshye nakoze cyane cyo mu bakire shaho turi kwa mukuru wacyo noneho icyo gihe yari hagezweho indirimbo yitwa umwanzuro harimo amafoto ari kumwe na Knowless nizo ari kumwe na Sasha ambagize uwo bari kumwe ntawe nzi kugeza amagingo ariko nawe tujyana ngo umugore wa papa we amugize uwo bari kumwe yitwa Louise isi yamwirukanye mu mutara isi yarongoye akana kangana nawe shizo gato yarongoye umukobwa umuhungu yagiraga crush komeza mbonye turangwa n'umugabo wanjye join is live nimba ari wowe kandi va kuri live yitwa nde nubuhe ariko mu boroti komeza iyi story iryoshye nk'imini komeza nipe namukunda yari mwiza gihe muremure ngatshaka mwana nk'uyu nakancika ariko nyine arandetsinga pe niwe wantangiye bwa mbere wumva bananzemo pasi nabizi umushuti wanjye atangira kundetira avuga ko ntabwo ibintu byo gusomana n'ibiki ntabyo twari tuzi pe nyine wari ubizi ubona mu mafilime ubundi story yatwinspiraga ni story ya Risudi na Karini icyo gihe sinzi niba mubyibuka bavuga ibintu bimeze nka fantasy wajya ntabwo byabayeho ati Risudi wanjye njyewe ubu ngubu bizagenda gute Risudi wo mu bakire Risudi wo mu bakire uwo mutipe wanjye tukazajya nyine tubonana akaza akirebeshwa i Nyanza umunsi umwe sasa njya kumusura iwabo ntabahari arambwira ati ntabahari hari abana gusa barafite abana n'abakozi uretse gato nakize noneho shagiri ndangije inkuru utarayirangiza hari abana my friend nyine hari abakozi n'aba ni inzu nini yabaga kwa mukuru we ntabwo yabaga iwabo babonaga ari kanuye amaso komeza njyayo none ifungura kamera yashyizemo umwanzuro indirimbo y'umwanzuro ashyiramo I'm in love ku gitero cya kabiri cya I'm in love iyi minwa yahuriye murabe Imana ibarengere ndanze garuka igitero cya kabiri ntukabwe sawa uretse gato ngiye kugishaka ngiye gushaka igitero cya kabiri mbere umva kiramo twumve New Centrum Prenatal Multi-Gummies, formulated with essential nutrients every mom needs. kibukiranye yuko hari abakozi n'abana uretse gato ibyo benshi batabona je mbibonera kure ibinkurura kuri wowe bikantwara ibitekerezo byahise bigenda
iminwa ngo pa twibukiranye ko hari abakozi hari abana iyo nzu banze yabagamo na kamera ako kantu mukomeze mukibuka vaye ariko Juliet okay Juliet ndakugarukaho hari umuntu ufite ibibazo hari umuntu ufite ibibazo bari baturanye n'ikigo cy'amashuri se twakomeje reka twagiye Jado mbere ko tujya kwa Nonox oya no ntuzane ibyo bintu agenda gace Nonox genda gace mari ntabwo ndarya nibwo nyumva abakozi manze mureke iyo nkuru iransaba kwitunganya bihagije nta kibazo uraza nyuma ya cyo kwata Jado twagiye Bwambere urugendo rwawe falling in love with someone cyangwa Bwambere nkora ibinyoni hari ibintu bibiri mugomba gutandukanya igihe zombi rero zombi mpere mu ya primaire ra cyangwa mpere mu yo gukunda byanyabyo mumvane inkuru za primaire cyangwa inkuru z'abantu bakuze ofete njya mu rukundo bwa mbere ni mu myaka ya kera byatari nakunze umukobwa urumva mukunda hari kuri bonane ya 2 bavuga ngo imperuka iri bube hari hagezweho groupe za makoma hagezweho intoza ibintu by'amakoncours de danse za bad boy na good guys ubwo wenda reka mbari byo mvuga ko ibya primaire byo byabaga biri so crazy sasa tujya kubyina ahantu muri boom hari ahantu habaye ibintu nk'ibyo byo amafeta aba muri bonane mpageze rero ubwo nafite umwana nakundaga ariko nkabura aho mbihera kuko nakodeshaga mu gipangu cy'iwabo ariko nkajya mvuga se umuntu nk'unubaga ko umuntu w'umupangayi nawe wakunze uretse gato nawe wakunze umwana w'umubakire oya ntago hari mu bakire aze kubona uruhushya ko ntibe yari bubone uruhushya bakuru be nibo bari burubone kandi bakuru be ntabwo bakundaga umuntu udafite nk'akazi karyoshye ahantu twabaga so rero mpara bakuru be babiri amafaranga nababwira nti igishoboka cyose kiri bube ko narinzi ko mukuru afite uwo bakundana mutipe bitaga Philippe na wundi mukuru we barangije noneho ndamubwira nti rero mwebwe icyo mugiye kunkorera uyu muntu aze muri iyi boom shabwo nanjye ngukubitira iki nkoresha ibishoboka byose ku buryo ebana ndi bube mu bantu bari bube bambaye neza Abdouenda arabizi icyo gihe nari umusitari cyane nacuruzaga imyenda Nyabugogo ndangije nkora iki nabaye rero reka njye nsaba ikibari kare mpagere urumva narateguye kuko bikomeye ndabyibukana nambaye Big Star ya kake amapantaro yari agezweho bita Big Star mu bintu rero bari banziho karitsiye abantu babaye mu Muhima nambaraga inkweto ndende byatari kandi z'imyeru ibana ndakugendera inkweto nyipake kubera ko inkweto zitabaga zidukwira twabanzaga kuzipakiramo amasogisi imbere
hamwe inkweto ushobora nko kwambuka umuhanda yo ikabanza wowe ukajya uza nka nyuma nyirayo. Ibana twari abasitari ku rwego bimwe mutabyumva icyo gihe, ariko Abdu araza kuba hafi arababwira, kuko Abdu yari akana gatoya abatubona yarazaga akirirwa ku kazi, yari ntuza, yari umwana mwiza cyane agira na bashiki be beza, ariko ubwo bashiki be nabo nyuma ndaza kukubwira ukuntu bivanzemo story, noneho ikaba gatogo, intambara zikajya zirota z'abakobwa. Noneho ibana turagiye, ubwo numvaga ari nge uzi kubyina cyane, kandi urumva nta byakubyina byahehese, nari umukaratiki icyo gihe, nagiraga iki kwari ukubyina byo gukora amakata. Ndakugendeye, ubwo umwana araza ariko azafite isoni, najya kumubwira ntiwigira isoni, wowe bumigiye kujyamo, ubu niwo indirimbo iri bukurikireho ni yacu, umwana akarira. Ubwo noneho ariko se bamugani ko ntabarimo guseka no kwikiriza, ubwo baseka kuko twumiwe. Abantu bafungure kamera ndangije mutama ase none kise mwafunguye kamera zanyu. Ndangije ikintu nakoze ni iki, abatipe barambye ati rero Jado wowe ntunywa inzoga, kandi umwana wanjye amuciye amazi, naragushingiye umwana wanjye amazi sha cyaba dubu kimyotinze kiragira nti ataje dore ati urumva ati hano ibintu bisabwa kugira ngo ahantu haze gushya, kuko byagezeho dukora inama, abatipe bakora inama baravuga ati ni buri muntu nuwe. Hari ibintu rero byabaga icyo gihe byo gufunga inguni ku mashuri, ariko baravuga ati none inguni zo ku mashuri tugiye kuzimurira hano. Umwana ubwo nimba baramushomeje ku nzoga, we yaje ndusha imyoto. Noneho igihe kiragera cyo kugira gute cyo kwigaragaza, kuko hari indirimbo nari nasabye, urumva byanzaga warateguraga, kubera ko twaga tunafite amafaranga, warateguraga ku buryo na DJ uri bujyeho nta ku DJ kwari za radio za mantuzo bakaragaga n'ikaramu kugira ngo indirimbo ize kugeraho iyo wowe ushaka, agakaraga kabazi neza ngo iyo ndirimbo ni iyi ngiyi. Hari hagezeho indirimbo yitwa ngo ikiwa ya groupe bita ni Kasavu ni iki sinibwe, indirimbo ndaza kuyibuka nabibabwira. Iyo ndirimbo narayibyinnye bakajya bayisubizamo, ndayibyina, noneho biza kurangira kubera ko urumva nyine wagombaga kwigaragaza imbere y'umwana. Ndayibyina, noneho fete iza kugera hagati nge nabaye ibyuya gusa, ariko ubwo ikintu numvaga nyine nuko nashakaga kwemeza umwana. Ikintu cyabaye rero bimbera ibibazo, nemeza abantu batatu icyarimwe, harimo umwe njya namubona ahangaha n'umudamu mukuru bitaga Matasi, n'undi sister umwe nimba bamwitaga Gakecuru. Bati rero ati Jada hatiye baba we ati ni nge nyuma yo kubyina ninge na Jada bitwaga abandi. Ubwo nge nagenzi ko ni Matasi na Gakecuru urumva twari utwo tuzina nk'utwo nyine tuzina tw'abana b'icyo gihe, birakumva Vanessa Banoni amazina y'icyo gihe ni Matasi na Gakecuru twakomeye. Umuntu aravuze ngo cyakora Jado uri mu banditsi b'ivanjiri. Uze kugira ngo uvuze ngo nurangiza iyi story uduhereze umuti wo kudasaza. Komeza. Bikumva yo mwe nta makuru mwa mufite, icyo gihe byabaga biryoshye. Ubwo birangije rero ngewe nari nzi ko ngiye kwigaragaza, birangira noneho nkorashinze abantu batatu, ariko harimo umwe ngewe nateguriye. Ubwo ikintu cyagombaga kumbaho rero ni ugusobanura, kuko buri wese aho nicaraga niho yahitaga ajya aho nicaye, kandi ubwo nashakaga ndi bwicare tugasigara turi babiri twenyine. Ijoro ryose ryarinze ricya, twabuze umwanya wo kwicaramo ahantu turi twenyine. Ariko ubwo biba amahire, aha mbere yuko intuza iwabo bakingura intuza ngo abana batahe, bagombaga kuza iwanjye nyine. Ubwo ninjye wari ufite agafunguzo, kandi bashiki banjye batoya n'abanaga nabo ntabwo bari bahari. Ubwo rero narakinguye, ariko nkingura nzi ko turi bugende twenyine. Ngiye kubona mbona kumbi n'abakuru b'uwo nguwo ahantu bagiye, ibyo bagiye kwimarira birasoje, turaza. Noneho turabareka bajya kuryama, twe twisigarira mu ntebe. Urumva gusigara mu ntebe, uwo mwana
nawe yari yamaze kugira gute, nari namaze kumwereka ko babandi bo ntabashaka ari we tugomba kugumana. Sasa ikintu cyabaye niki, nari mfite intebe, hari intebe bitaga commence la vie, nyine imisego yavagamo ukabipanga uko ushaka, iyo kwegama pani ibi byanyu by'amadiva y'ubu ngubu. Fata intebe ndazipanga nyine urumva, nsa nk'uzegamamo aza kundyamaho, yeba kuryamaho byonyine wabaga wumva ari nk'ikisi, wabaga wumva ufashe nka Kigali yose utarashe. Ubwo umwana aryamaho gashyushye kameze ukuntu wumva ari byiza cyane. Muri bibiri kuri ubwo hari ku itariki hari ku itariki 20, ubwo twari twageze ku bunani, kuko bari bavuze ngo imperuka iri burangi ngo iri bube ngo isi iri burangire ku itariki 31 za 31 z'Ukuboza 99. Jado ngize amatsiko yo kumenya imyaka yawe. Mani kwihangana bira nese bashaka ko imperuka iba uri mu byaha. Oya ibyaha se kandi twari dushaka ko twebwe imperuka iba turi twibereye mu munyora. Babyitaga umunyora icyo gihe. Urashize nono. Bikumva noneho umunyora ubwo ni iki by'uyu munsi? Umunyora ni nka feelings ubwo nyine mwabaga muri guforinga ni love. Ubwo kakuryama wumva karashyushye, kanumva karashyushye. Rero ukuntu nabaga ndi umuhanga gutegura, nabaga namfite n'utubombo. Hari utubombo twabaga icyo gihe bitaga bombs. Bwaba buriho agakobwa gafite utubuno tumeze ukuntu nyine. Rero ukuntu twari Godfather Jado narangize vanze nkubwira ibya Jado narangize vuba. Funga mic yawe man, none se uragira ngo narangize vuba bigende gutaka. Ubwo noneho ebana ngewe noneho uko turimo turya kabombo, urumva kabombo nukukarya ntitumenye tukajya impaka zaho kashiriye. Aba ni wowe ukarangije, ni njye ukarangije, tukicara tukabivugaho nk'isaha yose, twongera tugatonora indi tukayitangira, turebe yashiriye iwanjye yashiriye iwawe, twese tuyihanahana. Ubwo bwarakeye mu gitondo. Mwayihanahanaga gute? Sawa koko urabona nawe undebye nta kintu ubona nashobora. Nyine hari ukuyihana ukayivanishamo intoki ukayimutamika cyangwa intoki icyo gihe intoki ko nari nazibyinishije zabyinnye ibintu hose byagize, nari bujye gufata uwo mwanya. Komeza.